Ibi byiza ko rero dukurikiye muri video reka turebere hamwe imboga zirimo vitamine nyinshi, zibamo vitamine nyinshi ugomba kurya yaba mu gitondo, yaba ku manywa cyangwa nimugoroba. Ariko cyane cyane icyo ngiye gufokasingaho cyane nuko ugomba kuzirya mu gitondo na nimugoroba. Okay? Ku manywa ntabwo bikubujije kuzirya, ariko cyane cyane mu gitondo na nimugoroba, aho kurya ibyo bintu, inyama, ubugari, ibiki bishobora bituma bihungabanya imikorere y'umubiri wawe muri icyo gihe. Cyane cyane ndi kuvuga mu gitondo na nimugoroba, warya zimwe muri izi mboga zigagufasha kwinjiza vitamine nyinshi mu mubiri wawe. Turaza kukubwira n'indwara biba biri kuvura mu mubiri wawe, ariko bigafasha n'isukari yawe gusubira ku murongo. Nimba ugira ibibazo bya diabete, nimba ushaka kwirinda umubyibuho ukabije, kugira inda, hari abandi babyibuha inda, ibi byose ukaba wabyirinda ukoresheje izi mboga ngiye kuvuga ngaha. Kurikira rero kugeza birangiye, kuko ahangaha nzi ko abantu benshi babivangavanga nabi, kuko ahangaha turakwigisha uko uvanga imboga n'impamvu ugomba kuzivanga muri ubwo buryo. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri subscribe, kanda kuri like. Okay? Nimba hari ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza tugusubiza. Cyambere mu bintu byoroshye cyane. Okay? Abantu bakunda kugira ibibazo by'amaraso make. Nimba ukunda kugira ibibazo by'amaraso make cyangwa ugahora wumva ufite umunaniro utazi ikibitera, okay? Bese wowe uhora wumva ufite umunaniro utazi ikibitera, ukumva wavunaguritse mu mubiri, rimwe na rimwe ukagira isereri, menya ko ushobora kuba ufite amaraso make. Tangira urye dodo. Okay? Dodo na epinard uzivange, hanyuma uteke nyine, ushiramo akunyu, hanyuma n'amavuta uzikarange nyine bisanzwe. Okay? Kubera iki dodo na epinard? Nuko muri dodo ubundi uko uzibona kuriya zibamo antioxidant nyinshi, cyo ni cyambere. Icya kabiri zikungayemo vitamine K nyinshi, ariko hakabamo magnesium nyinshi. Ibi ngibi wari ubizi? Icya kabiri epinard zikungayemo fer nyinshi, hanyuma hakabamo vitamine B9 na vitamine B12. Ibi ngibi byonyine bifasha umubiri wawe. Ya fer na vitamine B9, vitamine B12 bifasha umubiri wawe gukora amaraso menshi. Hanyuma ya vitamine K ni vitamine ituma ya maraso yawe akomera. Okay? I vitamine rero urumva igihe uriye dodo na epinard ukavangamo ukavangamo n'amavuta, ushatse wakongeramo ubunyobwa nyine kugira biryohe. Ahangaha uba wikoreye umuti cyane, kandi wabirya mu gitondo nkuko wabirya nimugoroba mbere yo kujya kuryama. Aho kurya ngo umusozi w'ubugari, ngo wo kurya umuceri mwinshi, ibyo twungutwo gusa agasahani kawe, maze ujye kwiryamira. Nimba ari ku manywa ubirye mu gitondo, urye n'amagi abiri. Kuko ibi ngibi ntabwo birimo proteine, urabizi ko nta mavitamine uba uri kongera, ariko urya naga proteine. Proteine ni iki? Warya amagi, warya akaguru k'inkoko nimba ugafite, warya inyama, cyangwa warya isambaza, warya indagara, warya amafi, ariko ukarya duke maze ukakigendera. Umunsi wita utangira neza, kandi urabizi ko uko ukoresha umubiri wawe, ibyo ugaburira umubiri wawe mu gitondo nibyo bigena uko umubiri ukora mu gihe cy'umunsi wose. Urumva rero nimba wagaburira umubiri wawe neza muri icyo gitondo, bituma n'umunsi wose isukari igenda neza, bigatuma ibintu byose bigenda neza, bikaba byanatuma na nimugoroba igihe uraza kuryama ibyo byose bikugiraho impact, bigatuma usinzira neza. Ikindi cya kabiri, ushobora kuvanga amashu na carotte, amashu, carotte, hanyuma ukawashiramo isambaza, ukawashiramo inyama y'umwijima, ukawashiramo indagara. Ibi ngibi kubera iki mbivuze? Impamvu nuko mu mashu urabizi habamo fibre nyinshi cyane. Okay? Ariko hakabamo n'ikinyabutabire cyitwa glutamine, gifasha igifu cyawe gukora neza. Okay? Nimba uri umuntu ukunda kurwara igifu, urumva ko umuti wawe umaze kuwuvuga. Ahubwo ikindi wongeraho nuko iyo uriye ziriya carotte ziba zirimo beta carotene na vitamine C. Ibi ngibi ni nabyo bifasha twa dukoko two mu mara yawe gukura neza. Iyo udukoko two mu mara yawe turi gukora neza, bituma wituma neza, bikakurinda guhora ugugara, bigatuma
wirinda ibintu by'imisuzi, guhora usuragura, impumuro mbi mu kanwa n'ibindi bibazo byose. Ariko nanone ibi ngibi nabyo bigufasha kugira ubudahangarwa bukomeye, kugira ibintu byo kurwaragurika, ugahita wibagirwa kure ukabyibagirwa. Okay? Ibi ngibi ni nabyo bishobora kugufasha kwirinda indwara y'amaso, kugira uruhu rukanyaraye, okay? Ukagira uruhu runyerera nk'urugwanzu, urabona uruhu runyerera. Okay? Urumva rero nimba ufite uruhu rushaje kandi ukiri muto, umuti wawe ubona. Ikindi, izindi mboga ugomba kuvanga ni izihe? Ufate intoryi, hari bya bitoryi binini, hari twa dutoryi duto duto, okay? Uvange n'inyanya, hanyuma n'igitunguru cyawe, wikorera agasosi, uvange n'utuvuta duke. Impamvu utu tuvuta ntabwo ari ukugira bibi sosi gusa, ahubwo utu tuvuta nitwo dufasha ya lycopene iri muri za nyanya, okay? Numva twafashe inyanya, intoryi n'ibitunguru byawe. Ya mavuta uvangamo ntabwo ari ukugira biryohe gusa by'amasosi, ahubwo ari amavuta afasha bya binyabutabire bitwa lycopene byo mu nyanya kugira byinjire mu maraso yawe vuba vuba. Ibi bikurinda cancer ya prostate nimba uri umugabo, ariko n'umugore bikaba byakurinda cancer ya nyababyeyi. Ibindi ugomba kumenya ni uko bikurinda umuvuduko w'amaraso. Kubera iki? Kubera ya quercétine iri mu bitunguru byawe. Urumva rero ahangaha ubonye ibintu bitatu: lycopene yo kukurinda cancer ya prostate, ukabona quercétine yo kukurinda umuvuduko w'amaraso, ukabona anthocyane yo kukurinda ubwoko bumwe na bumwe bwa cancer, cyane cyane cancer zo mu maraso. Ikindi tugiye kukubwira ahangaha ushobora gufata haba mu gitondo cyangwa nimugoroba, harimo ibishyimbo, ariko nanone ahangaha twakubwira ni imiteja. Imiteja ibirimo vitamine K nyinshi, ibirimo antioxidant nyinshi, ariko iyi miteja wayirya na courgette, ugashyiramo ka tungurusumu n'utuvuta, hanyuma ukaba wakongeramo ubunyobwa, sibyo? Ubunyobwa buba burimo proteine, buba burimo acide oleique, ariko muri ibi bishyimbo cyangwa iyi miteja harimo vitamine nyinshi. Ibi ngibi wabirya mu gitondo cyangwa ukabirya nimugoroba, aho kurya ya migati n'amandazi n'ibyayi, bya bikoma n'amandazi n'ibiki. Ibi ngibi urebe ko umunsi wawe ibi ngibi ndi kukubwira ubikoresheje mu gihe cy'ukwezi, amezi 2, utangira kubona ibiro byawe bigenda bigabanuka. Inda yawe, wari uzi ko inda yawe umubyibuho ngo byaranze ngo nakoresheje amahagine, kandi ndi kukubwira hagine ahangaha ushobora gukoresha ibyo bibazo byose bigahita bikemuka. Uri kubyumva? Okay. Ikindi wakoresha rero, fata isombe zawe, sibyo? Fata isombe n'ubunyobwa, maze ushiramo iki? Muri izo sombe urashiramo iki? Isombe n'ubunyobwa. Ushatse washiramo ikinono. Ikinono urakizi? Ukuguru kw'inka. Abantu bazi ko biryoha, ariko si ukuryoha gusa, nuko bibamo n'intungamubiri nyinshi. Muri izi sombe harimo proteine, harimo phytoestrogène, harimo acide folique, harimo beta, harimo ibyo bita chlorophylle, okay? Chlorophylle, vitamine K, hakabamo iyo folate, hakaba vitamine B12, phytoestrogène. Ibi ngibi ku bagore bibafasha gusubiza imisemburo ku murongo, okay? Ariko urumva ko na bwa bunyobwa ubwabwo buba burimo proteine n'amavuta meza afasha umubiri wawe gukora neza. Urumva se nimba uri umukobwa bigufasha imisemburo yawe gusubira ku murongo. Waba uri umwana bigafasha umwana kwirinda ibibazo by'imirire mibi. Usanga abantu bagira ibibazo by'imirire mibi atari uko babuze ibyo kurya, ahubwo ari uko batazi kubirya. Kandi niyo mpamvu duhora tukubwira, usibye kukubwira indwara gusa ngo yirinde izi ndwara, tugenda tugushiriraho n'uburyo bwo kurya, uburyo bwo guteka, kugira wirinde izo ndwara zose ushobora kurwara. Ukaza nyine tukakuvura, tukakwandikira imiti, maze tukakwandikira na regime ushobora gufata. Kuko burya umuganga ukwandikira imiti nakubwira regime ushobora gukoresha kugira wirinde izo ndwara urwaye, izo ndwara yakwandikiye imiti, burya ntacyo bagufashije. Kuko iyo miti irangiye urakira, ariko nyuma ukazongera ukayirwara kubera ko utazi icyo wakora kugira ngo wirinde. Ibindi warya mu gitondo cyangwa nimugoroba ni ibijumba n'ibishyimbo. Ibijumba birimo isukari igenda buhoro buhoro, ariko uzarya ibijumba birimo umuhondo, apana ibijumba by'umweru. Hanyuma urye bike cyane, nturenze kimwe. Ikindi poivron
tomate n'indimu